Jemba lesbian umukobwa wese twakundana yaba yego nyine nikigaragara ko ari umutinganyi nukuri nimusubiza amaso inyuma mukareba ukuntu Eva yambaraga muraza guhita mubonamo ikintu Eva ntago yigeze yikoze ibitenge cyane kandi umutinganyi ntashobora kunyurwa n'umugabo ntibibaho ikindi cya kabiri abanyamurenge bura bafite defo ntago bazi kurongora pe nyine ari gushaka ayo mavanyi ngo ntibabizi kandi barangiza vuba ibaza noneho jo niyahuye na Eva nyine urumva ko yaramupfubyaga arega umugabo kurongora neza niyo yaguhemukira kajana uramwihanganira Eva yapfuye na John birima kuko yaramupfubyaga ataramupfubyaga ari kumwihanganira yapfubyaga Eva kandi Eva yikunda kubi guhura kwa Eva na John bahuye mu buryo nyine bumeze nk'ari ubutunguranye Eva yatwaye umugabo w'abandi yari yega papu umushuti we akundana na Eva nta nubwo banatinze gusambana rwose yaraje barahatwika basambana anamutera inda isa mubona moviza kubera ko yamuteye inda yego abizi neza ko ari busame kuko ntago yari yaravuye mu nyababyeyi ubwo urumva ko Eva ngo yacaga umugabo w'inyuma ari naha mu Rwanda Denise TV show yego uriya mukobwa bivuga ko ari waryamanaga nande na John ntuza John yigeze no guserezana na Yago bya hatari bapfiki bapfa ko amurongorera umugore nukuri kubera ko barabipfuye igihe kirekire arangije aravuga ati si wamunzaniye si Same Jesus kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye aho zijyaga umunsi ndi kumwe na Mutoni guturuka kuri Mutoni TV ngo subscribe mwaraze mwimye afite ibibazo byinshi abakiriya ngo mwanze kugenda ngo abakorere massage n'ibiki none narakenyesha uzi ko buriya noneho ndi Rubavu nimukiye Rubavu usiga barubavu kubera ubukene nyine nagiye mu cyaro ko ari ibibazo ni ibibazo Rubavu ariko habaye abakire ntabo Rubavu abakire nta kibazo cya umeze gute se meze neza ndashima Imana urashima Imana gake cyangwa ni cyane cyane nukuri amakuru y'iminsi meza cyane twaraburanye maze iminsi warabuze sinzi ibyo wahugiyemo nimba ari ubukene cyangwa ari ubukire simbi nahuye n'ubukene buteye iseseme sinzi n'abandi bose barabahuye nabo abantu bose muri iyi minsi bafite ubukene Yesu twagize ngo barandoze abantu bose muri iyi minsi bafite ubukene jone nabonye Kiramani nari kubipostinga ati birababaza gukina ukize arewe urayo yarakize shamwe ihorere umurengwe urumva ko nta muntu wabyizera urumva ko ibyo yavugaga byari byo ari abantu benshi ntago babyizera koko ubwo bukene abufite ariko wa mugani kwera ko na views ngira ngo ahantu hose zaragabanutse okay dutangiye twiyamamariza rero za gahunda zawe za ukorera abakiriya bimeze bite bimeze neza ariko nyine abakiriya ntabo ngo muri iyi minsi n'ukuri twarakennye mu mbabare muze tubakorera massage dukora massage z'ubwoko bwose muzi zibaho zose ikindi turanga amazu n'ibibanza ndi umukomisiyoneri wabigize umwuga ariko n'ukuri kubana mu mbabare muze bakorera massage buro tukaza turi gukorera Ziniya Kicukiro niho turi gukorera yego ukeneye massage n'ukuri nimero yacu ni 0718170812 harya none bahita mu kugira ngo turangira hano bacu bazaje basohokera baze no kwakora massage n'ibiki byose ahangaha ni ugeze ku isoko wampamagara nka kuyobora ku isoko rya Ziniya nimba ari Kivu Flaha Plus Oyise havuga Flaha Plus iki Flaha Plus kuri Flaha Plus muze muhasohokere na ahantu heza cyane na ahantu heza cyane ushobora kuza ukahenjoyingira ibintu bikagenda neza cyane si byose cyane hari akabenzi hari brochette hari icyo kunywa mbese none na heza cyane ni hanini uramutse ukeneye none ka massage nawe urabyumva ko ni fresh ibintu byose birahari hafi yawe hari n'amarumu nyine amacumbi kuri Flaha Plus yego twinjire mu kiganiro rero ni musi y'isoko rya Ziniya neza ugeze ku Ziniya naho ngaho yego twinjire mu kiganiro rero ejo bundi nagiye kubona mbona umudamu nari nsanzwe nzi ko ari umudamu witonda akaba n'umubyeyi w'umwana umwe ndetse n'umugabo umwe akaba ari umudamu wiyubashye cyane bita Eva nagize gutya mbona yiteretse kuri live ari kuvuga amagambo atandukanye aho mu magambo yaje kuvuga ko bimwe mu byo yapfuye n'umugabo we ngo yamubuzaga gukora akamugati ntago ugomba gukora akazi ugomba kwicara mu rugo nkakugaburira nkazankuhereza amafaranga twinjira reka tubanze twinjiza abantu mu nkuru neza ubundi nimba uzi story ya Eva na John guhura kwabo byari bimeze bite guhura kwa Eva na John bahuye mu buryo nyine bumeze nk'ari ubutunguranye kubera ko
John yari afite inshuti nyine ari inshuti ya Eva nuvuga mbese inshuti ya John yari best friend wande wa Eva noneho uwo mushuti wa Eva akaba nyine iyo inshuti ya John cyangwa umukunzi wa John umukunzi wa John yari inshuti ya Eva yari best friend wa Eva yari umutwini we bari afite naganda kubana rega ura nuvuga mbese muri make Eva yatwaye umugabo w'abandi yari yega papu umushuti we yego subiza uko bibaho yamurega papu noneho umukoko ne bakobwa agiye barata nyine ngo umushari wanjye ngo yansuye yego bajya kumufata ku kibuga cy'indege bajya gufata John baraza nyine urumva ko nyine yahise amureba baramubona noneho no gusubirayo baherekeza John nawe yakuye nimero kuri Eva bamuherekeje no bageze ku airport uwo mukobwa urumva ntago yarabizi John akigera hanze yahise akata kuvugana n'uwo mushuti we akajya avugana na Eva katwa hari ibintu natumvisha kugira ngo abantu bumve story neza bayumve fresh uwo John uriya Eva John nyine umugabo wa Eva John wigeze gutungura Eva kuri Yago TV show uwo nguwo nyine n'uwo nguwo isuze uwo mushuti wabo nyine urumva ko John sheri we yari inshuti ya Eva yego uwo mufiance wa John yego ageze hanze rero ahita agira gute ahita arekera mu bana uwo mukobwa nuko ngo John yaje mu Rwanda azakundana n'umushuti baje no gupanga n'iby'ubukwe bapanga n'iby'ubukwe urumva uko babyagenda kose iyo bapanga n'iby'ubukwe baragera gutya bakanagira no kuntu bigenza yego none ubwo se kugira ngo uwo mugabo aze kureka uwo mukunzi akundane na Eva bigeze bagira uko bahura mbere cyangwa nimero yazifatiye ku kibuga cy'indege ariko yazifatiye ku kibuga cy'indege atashye yego noneho mu kugaruka none urumva yagezeyo ahita akata umubano we n'uwo mukobwa nyine uwo mukobwa asanga aranabishye yego wasanga aranabishye arangije noneho ageze hanze natangira kujya tereta Eva urukundo rutangira gutyo mu kugaruka noneho bahatwika akundana na Eva nta nubwo banatinze gusambana rwose yaraje barahatwika barasambana anamutera inda ntago bigeze akurana igihe kirekire noneho amaze kumutera inda Eva aravuga ati urumva ariko hari ibintu umuntu ashobora kugira akibaza niba uryamanye n'umuntu warangiza ukabwira ngo wanteye inda utari umwana Eva nukuvuga ngo akibona John yahise amubonamo visa kubera ko yamuteye inda abizi neza ko ari busame ko ntago yari yaravuyemo nyababyeyi sibyo ariko tuye dushira mu gaciro n'ukuri kumana umuntu ntago ari musi imyaka 18 uryamanye n'umuntu amaze kugera yagera ngo wanteye inda wumvaga izo ntanga zizagera yego bona niyo Eva yaba ari kumurera kuri ari kumurera ariko azi neza ko azamuha John ntabwo umunyamurenga ajya siga umwana we ku gasozi ntibibaho yego amaze kumutera inda noneho ahita agira gute ahita hamagara John aravuga ati wanteye inda John umva ntabwo yigeze agira gute ahakana ngo avuge ngo wenda ntabwo wanteye inda yarabyemeye yego arabyemera nibwo yaje nyine atera ivi arasaba arakwa ibintu byose birarangira banasezerana uza abagabo babikora abo ngabo ni bangahe bari bakeya none mutari no mu gihugu kimwe ari kure yego rero urumva ko Eva nawe yitwaye neza mu gushaka visa yari yavize visa avuga ati iriya visa ngomba kuyibona nuvuga kibona ayikubita amaso John ngo John urumva ko yabaye intwari pe gutera umukobwa inda ukaza ukamusaba ukamukwa ibintu byose bikarangira urumva yaje atera ivi nyine na ntuza nawe yaratunguwe nyine Eva yaratunguwe ariko urumva ko imitoma yari yose baramaze gufatisha visa ayifite fresh ntabwo ari kwirangara ariko John we yibwira ko ari urukundo nyine Eva mukunze ubwo urumva ko Eva ngo yacaga umugabo w'inyuma ari naha mu Rwanda na John nawe ari muri Amerika hagiri muri Amerika cyangwa ni Canada ahubwo maybe ni muri Amerika nago nzi igihugu barimo je numva ari muri Canada hari afite umukobwa nawe waje kubakira ku kibuga cy'indege se yarababonye Eva agenda ajyayo hari televiziyo hari channel yagiye kubakira bita Denise TV show uriya mukobwa bivuga ko ari waryamanaga nande na John aragenda arabakira nyine urumva ariko ntuza Eva akaba yaravuye mu Rwanda abizi neza ko John amuca inyuma nyine asambana iriya na John nawe aziko Eva nawe amuca inyuma ina muri Kigali kuko ntuza John yigeze no guserezana na Yago bya hatari bapfiki
bapfa ko amurongorera umugore. Akareka yago yarongoraga Eva. Yarongoraga Eva. Nukuri kubera ko barabipfuye igihe kirekire arangije aravuga ati si wamunzaniye. Si wamuzanye kugira ngo tumukoreshe ikiganiro. Urabyuka ko ari bamubwiye ati ndashaka kugira nyine kwamamaza ahantu hose. Barabipfa ntago kuva icyo gihe ntago ntuzageza asubira kwa Yago. Eva yarongoraga nako Yago yarongoraga. Yarongoraga Eva. Aiga Eva ni mwiza. Abakobwa bavugisha kure. Eva gacinye mu mugabo we kuri Yago. Ubwo se Yago nibwo mbere yaragiye gusambana Yago. Yago sasambana Yagora. Nasabwo yamuteye inda akurabwa ntago aramuko ntago ari muteye inda. Hajya mbwo yitwa nde? Oya biravyo bababesha. Biravyo bababesha byo. Ako Yago ntago ari umuziranenge numvaga utuvideo twinshi ngo ashaka threesome. Noneho yego. Eva na John, Eva urumva ko yarabizi neza ko umugabo amuca inyuma. N'umugabo abizi neza ko Eva mu Rwanda ahatwika. Bageze rero noneho ageze Eva maze kubona ko amaze kubona visa neza nyine agezeyo. Urumva ntabyo kwihangana niki. Noneho nanone akabaye ko kundi kudahuza imico. Bura abantu hari abantu badahuza imico. Abanyamurenge n'abakonye ntago bashobora guhuza imico. Ibibaho. Imico bitandukanye. Kuko abanyamurenge ugomba guteka gahungu inshuro 5 ku munsi. Urumva? Ugomba guteka gahunga inshuro 5 ku munsi. Kandi za nshuro 5 ku munsi Eva ntago yabishobora. Rero kumubwira ngo icara ngo ugiteka gatsima nyine uvuga umutsima we gukora. Urumva ko niba yarageze akamubuza gukora. John yarafuhaga. John yumvise ko Eva muca inyuma mu Rwanda. Bageze hanze amubuza gukora. Arabwira tugomba kwicara nkagutunga. Akankubaza tukira. Uyu mudamu mu Rwanda yajyaga akora bwari akazi yakoraga? Nta kazi yakoraga uriya mugabo niwe yamuhaga amafaranga. Arangije nyine anashinga cano. Suzi ko afite cano? None se kuki ageze hanze bwo yageze akahita avuga ati none ngomba gukora kandi wumva none yaramanye. Nyine urumva habayeho no kutumvira umugabo. Kandi ikindi cya kabiri urumva niba yarageze hanze muri Amerika cyangwa muri Canada ako ni muri Amerika ngirengo. Iwabo ntago urabizi ko umuntu wese ugiye hanze umuntu usize mu Rwanda wimva kugiye kuyora amafaranga. None se umugabo ari kuzajya amaha amafaranga yo kumutunga Eva kabona yo kohereza iwabo ntafite ari umuntu abe ntafite mama we afite abantu ki mu Rwanda yamuhaga kamunyura yaramunyuraga niyo akomeza akamutunga mu Rwanda yari kunyurwa. Akora ko yageze hanze nyine nikigaragara ko nta rukundo bagiranye rega nta rukundo rwari rurimo nukuri. Nta rukundo rwari rurimo. Nta rukundo ari mu kumpande zombi noneho. Hanyuma subona ariye mpamvu yagezeyo bagahita. Harya batandukanye hashize igihe kingana iki agezeyo. Basa nabamaranya amezi 5. Yonyine. Bahita batandukana. Ubu Eva ari kwibana. Eva ari kwibana ariko mu kwibana Eva biri kuvuga yuko ari umutinganyi. Ariko no mu Rwanda yavuyeyo biri kunugwanuga ko ari umutinganyi. Kubera ko nubundi ufashe Emeline. Nta muntu waruzi ko ibyo byose yabyactinga. Nta waruzi ko ashobora gusambana cyangwa ngo nabivange no gukora ubutinganyi. Inde? Emeline. Biriya yakoraga nyine sobonye ko yabifatanyaga na Eva Roni gutyo yarameze. Kandi imyambaro yo ari mu Rwanda wabonaga ko nyine nabyo ntago yambaraga ibitenge. Yambaraga amapantaro nyine akigira nk'agatipe. None muntu uza ntago wabyumvise ari kubivuga. Reka nze numva amajwi hano. Ndakora cyane ukagira nk'ari ninjye banza nkundanye n'abakobwa bakwishima. Nukuri kw'Imana njye mbaye umurezi bene abakobwa ngo kandi ntabwo yakwakitinga nk'umuntu uteretwa we yatereta. Ngaho bifata ubijyanishe n'imyenda yambara. Mbaye umurezi bene umukobwa wese twakundana yaba neza. Yego. Abaye umurezi bene umukobwa wese yabaho neza we yatereta we yabatereta. Yajyamuha amafaranga. Aya magambo Eva yavuze yaragamisha iki? Nyine nikigaragara ko ari umutinganyi. Nase apfa kwifata ugapfa kuvuga ibyo bintu utabitekereje utasanzwe bikora. Kandi kigaragara cyo n'ubundi ku myambare n'ukuri nimusubiza amaso inyuma mukareba ukuntu Eva yambaraga. Muraza guhita mubonamo ikintu. Eva ntago yigeze yikoze ibitenge cyane kisaho no kwifotoza n'iki byose. Ariko ubusanzwe yambaraga nk'umutipe muze kubireba. Ntago ro butinganye yabagiye kubwiga ubungubu bwarasanzwe bikora. Kandi umutinganye ntashobora kunyurwa n'umugabo ntibibaho. Ikindi cya kabiri abanyamurenge bura bafite defo. Ndabize murantuka. Ntago bazi kurongora pe. Nishatse kuvuga iki? Nyine ari gushaka ayo mavanyi ngo ntibabizi.
kandi barangiza vuba. Yose abantu benshi si banabizi se. John yarangizaga vuba. Ntabwo nigeze ndyamana ariko ni ibintu bizwi ko abanyamurenye 80% ntabwo bazi kurongora. Noneho abakonyine kazi bagakunda ikintu bita ibaze noneho John yahuye na Eva. Nyine urumva ko yaramupfubyaga. Arega umugabo kurongora neza niyo yaguhemukira kajana. Wamwihanganira sinjye kubeshya. Akurongora neza. Nicyo Eva yapfuye na John. Nukuri kuma nabyo birimo. Birimo kuko yaramupfubyaga. Ataramupfubyaga ari kumwihanganira. John yapfubyaga Eva kandi Eva yikunda kubi. Birangira bashwanya. Barashwana nyine no kuba ari arega bazibire ntago banyurwa n'ukuri. Ntago umugabo ashobora kunyura kimwe n'umuntu wikinisha. Umuntu wikinisha umuntu umutinganye. Ntago ashobora kunyurwa n'umugabo. None hibaze gukubitana n'umugabo utazi kurongora. Kandi iyo ni ikintu kigaragara cyo rwose ntago abizi. Agazi kurongora pe. Nicyo kintu bapfuye urebye mu mbone zawe. Nicyo bapfuye n'ikindi bapfuye ntago bari baziranye rega. Bapfuye ko Eva ntigeze yumvamo John yashakaga visa. Ese uriya mwana nuwa John koko? Nuwa John kuko urumva ariko ntago bigeze apimisha DNA. Ntago bapimisha DNA. John yapfuye kubyemera nyine. Yego. Ubu ngubu bavuze bati none reka dupimishe DNA turebe. Kubera ko biravugwa ko hari ikirori cyabaye, icyo kirori ko ari umuntu wasambanye na Eva. Kandi Eva bakorera aho ntanda kondomu. Ikihe kirori? Kirori kigeze kuba kuri anniversaire ya Eva. Ka anniversaire ya Eva niho byaje kubera. Irangira acinye mu mugabo wubwo. Yego. Azubwo ibyo si bari ibihuha. Hari ibihuha ariko nyine umuntu arabivuga nyine nose ko tutabihagazeho. Ntago twari duhari. Ni nkuko Eva ngo ataragaze ku mwana ngo atarazi nimba ari. Ariko uriya mwana ngiye mbona asa na John. Cyetse niba ariko akundi gukurakuza se yakurakuje kangaye. Wava muri Amerika nguje gukurakuza bundi bikavamo. Waza ugakurakuza ugasubirayo. Ntago byakunda. Ntago umwana n'undi yaba atari wawe ntago yavuka musa. Kuko bisaba gukurakuza kugira ngo umwana aze musa niyo yaba atari wawe. Yego. Ene atabara wawe ushaka gukurakuza biga. Uhorana nawe na mama we ku ruhande. Urakurakuza umwana akaza musa. Akandi ka video hano mfite. Ndayagara yo ndi mu rukundo ndapostinga. Banshaka nyine abantu bamenye ko ndi kumwe n'umuntu. Sha yarayagaye. Inkotanyi. No. Abantu bashaka bamenye ko ndi kumwe n'umuntu nyine mbashaka kuba ndi kumwe n'umuntu kamuprovinga ko ari we wenyine. Kamwitaho noneho uziko ngiye ufite amafaranga ntanga amafaranga. Twikundanire sho. Hakuri kumva ko uyu Eva mu magambo avuga ntabwo yacaga inyuma umugabo we. Ati iyo ari kundana n'umuntu amwereka agerageza kumwereka ko muri hafi. Ariko we yari gukundana n'umunyarwanda uri mu Rwanda akamukunda kuriye. Bwiza ukuri. Ntago Eva ari gukundana n'umugabo uri mu Rwanda cyangwa se umusore uri mu Rwanda ngo yagare kuriye. Nyine yagaye kuriya kugira ngo umugabo nyine avuga ati yewe mbonye urukundo. Kandi umugabo wese urekura cyangwa se umuhungu wese urekura umukobwa aramukunda buri umukobwa yariraga kakara akasireba n'ibirenge. None se ubwo urambwiye ngo biriya nibwo rukundo rwari nyine yarayagaye kugira ngo umugabo nawe yagare. Yayagaje John nawe arayagara amuyagaza hakiri kare amunamujyana hakiri kare kugira ngo ataramenya imico ye. Naho John ntago yajyanye Eva ari insugi. Amaherezo y'uyu mukobwa azaba yahe? Abaye iki? Urana atazasubizwa mu Rwanda nimba yaragiye agaba atangiye ibi bintu. Guteze. None se nimba umva ko ari kwamamaza ubutinganyi cyangwa atangiye guhagurukira gukora ubutinganyi. Nose se ari muri Amerika? Usko muri Amerika ibintu byose babikora nta kibazo. Ibintu byose wemerewe kuvuga icyo ushaka, wemerewe gukora icyo ushaka. Yego. Nta kigisigana ngizo kiragutwaye kandi wambaye umupira utukura. Yes, nakibonyagiza. Nukuvuga ngo yego. Hari ahantu Eva ari kuvuga iby'ubutinganyi, kuvuga gusambana n'uburenganzira bwawe. Nta kibazo. Ngira ngo hari niyo nzira nyine yahisemo yabonye ari imworoheye. Ariyo mpamvu ya Nidarapera avuga ati sinzi niba yakumviza avuga ngo twikundanire sheri ariko ubwira umukobwa. Yidarapye nk'umuntu ushaka umukobwa. Ntago Eva ari wa muntu wababaye cyane kurusha abandi. Mu rukundo ngena tuvuge ngo mbese ngo yababariye mu rukundo ngo niki twafasha abagabo bacu baduca inyuma gutya ugafata umugabo aryamanye n'umukozi cyangwa se muri muna wawe ntago rari we muntu ufite agahinda wenyine kurya avuga ngo ngiye nsezeye gukundana n'abagabo ngiye gukundana n'abakobwa gusa
ahubwo n'ibyari binamurimo n'ubundi Eva kuba ari hanze akaba yarabonye visa yakwikora ibyo ashaka nkuko yavuga ngo umugabo yamubuzaga gukora ubu ngubu ari gukora maze yabiki agiye kurera umwana we nyine akunda rero nabo batinganye bagenzi b'abakobwa ajya batinga bihwaniremo aho n'amafaranga yohereza iwabo yego ndi kuvuga byinshi ya nta kibazo ahubwo ndi kwibaza nasinze kandi ntanywa inzoga ndi kwibaza wowe mu mboni zawe uyu mukobwa nimba ari gukora ibi ntabwo ari ukwihenura kuba aka kanya aribwo arimo aragaragaza ibibi by'umugabo we babanaga akavuga ko yamucaga inyuma ati sinakundana n'umugabo udakunda umukuru w'igihugu ndetse agakomeza nyine avuga ibibi bye mu gihe mbere avugaga ibyiza bye gusa mu gihe mbere ikintu yamenyekaniyeho ari uko John ntabwo yarazwe na Eva ntabwo yarazwe ariko bamenyekanye nk'umubyeyi cyangwa se nk'umukobwa ufite urukundo rudasanzwe akunda umugabo we wowe ntabwo uzi kugira ngo bamenyekane yego ni amafaranga John yose ari gupfa kujya kwigondera kwa Yago John niwe wabiteye nyine niwe atanga amafaranga aramumenyekanisha ari nayo mpamvu Yago yamucyura avuga ati si wamuzanye yabwiye urandongorera umugore avuga ati si wowe wamuzanye uramunzaniye John ntabwo bakiri inshuti kare inshuti yego nta bushuti bwabo amakuru se ya John yo bimeze bite ubu ngubu John nyine araha bari mu kazi nta kintu abivugaho John ntago nzi neza ko yabivuzeho hari ariko birashoboka ko ari ibyo yabivuzeho ariko kenshi yaba umugore n'umugabo batandukanye depression ibanza gufata umugore sinzi niba ubizi yego bigiye gutuma ndeba uyu mudamu mwavuze nabonye muri comment zihari ngo uyu mudamu ngo wita ngo Denise TV show ngo uyu nguyu barimo barashinja ngo guca inyuma Eva niba nabakire ku kibuga cy'indege sha kugira ngo abere kandi Eva icyo yaremera aramwakira ariko abizi neza ko asambana n'umugabo we inisere yabibwiye yaranabafashe rega ese wagira ngo ni ibintu bibiraho gusa gutyo gusa yarabafashe uyu mudamu wita Denise baramubeshyera Denise ntago bamubeshyera ntago baranatwika Denise ndabona n'umugabo ngo basubije Karara baratwika cyane bashobora imihanda ndabona bayizi munyamasisi reka tureze imwe muri comment abantu bagiye batera sibyo ati Eva ibyo yavuze birumvikana gutandukana n'umugabo ukamwereka ko ababaye agira ngo ni imfura na bucura mu bagabo nta mpamvu rero cyane ko utabura icyo ugaburira umwana wawe aho ari ntabwo wabura akazi ushaka gukora Bosco uratubesha ushobora kuba utamwumvise neza yatanze urugero naho yigeze agaragaza ko yakundana n'abakobwa uri kumva ni comment nyinshi abantu bagiye batera uyu mudamu rero ngo ni Eva nanjye ninza gukurikiza ibi ngibi kuba yaratandukanye n'umugabo we si ihohoterwa risanzwe ry'uko n'ubundi umugore abana n'umugabo ntibumvikane bikarangira batandukanye ahubwo bikatari uko yagiye ashaka visa reka nkubwize ukuri buriya niyo wagira ikosa yego telefone manza yazimye wandebeye cyangwa nyirebe mbwira ntari komeza yazimye gusa biraza kwisevinga yego hayatwe tugeze ndapfuye komeza urabona uravuze ngo yagiye ngo ntago ari visa yego ni visa nta kuntu ushobora kubana n'umuntu amezi 5 yonyine ngo muhite mushwana n'ukuri kw'Imana no mu Rwanda ntago ibyo bintu bibaho amezi 5 abantu akunda gushwana hashize igihe kingana iki gihuza imyaka 2 imyaka kuzamura ariko amezi baba bashwanya hashize igihe kingana Safi yashaka iki yashaka visa ahubwo abantu bagiye kuzatuma abantu tubura isoko abantu neza uraba diaspora kubera iki kubera ko cya kizere gike nyine batumye abanya diaspora agira ikizere gikeya reka twita twinjira kuri iyi nkuru ni inkuru ya ibabaje cyangwa se inashimishije bitewe na buri umwe uko ayumva ni inkuru mu minsi yashize ya trendinze ijya hanze ku mihanda ni inkuru y'uwo bita Gafaranga Bishop Gafaranga watawe muri yombi azira ukurikiranyweho icyaha cyo guhoza umugore ku nkeke kumukubita no kumukorera ibindi bintu bitandukanye ubwo urumva ni ukumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato akurikiranyweho ibyaha bitandukanye ibyo mu ngo aho yakwitaga umugore we akamushyira n'itariki ngo uzapfa itariki n'iyi mbese ni inkuru yababaje abantu benshi bitewe n'ukuntu uyu Gafaranga yafatwaga muri sosiyete ejo bundi umugore we yaraje yitereka kuri kamera ati
uyu nta kibazo dufitanye n'umugabo wawe ati gafaranga nta kibazo dufitanye ahubwo mwe mushaka ko tukeka nimba hari umuntu ushaka ko tukigirana. Iyi nkuru yakiriye ute yo kubona uriya mudamu aza akavuga ko nta kibazo afitanye n'umugabo? ni ukuvuga ngo urebye wenda sinzi niba kuba gafaranga ikintu cya mbere abantu babanza gutekerezaho kuba gafaranga afunzwe ntago afunzwe na Murava, afunzwe n'ibyaha yakoze cyangwa se amakosa yakoze, ahubwo Murava we yatanze ikirego. Ntabwo bari gufunga gafaranga iyo baza gukora iperereza bagasanga ntago ari byo. Yego. Afungishijwe n'ibyaha. Rero kuba afunzwe Murava akaba yavuga biriya harimo cyo kora uburyarya. Yego. Harimo uburyarya bwa Murava kubera ko nta kuntu wavuga ngo nta kibazo ngo ufitanye n'umuntu kandi nubwo ari umugore n'umugabo ariko imitima yabo iratandukanye. Ni imitima ibiri y'abantu babiri batandukanye. Ntago ushobora kuza ngo uvuge ngo nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye kandi uzi neza ko ari wamufungishije nyine ari watanze ikirego ari mbese ari nkaho ari we nyirabayazana. Yego. Kuba yaravuze biriya rero yasaga n'umuntu ushaka kugira ngo abantu bamuvugeho. Ubundi urebye ubundi ntuza gafaranga afite hiti kurusha Murava. Kubera afite hiti kurusha Murava rero yego ashaka no kubiganira we na gafaranga kavuga ati komeza utwike, akomeza atwike kuko icyo gihe yakoze ikiganiro kiriya kiganiro yavuye gusura gafaranga yagikoze mbere yari yagiye gusura gafaranga ni ukuri kuriya kubona ejo buri sibwo yasubiyeyo yasubiye rero arapostinga ahubwo kuri Instagram. Yego nayo post nanda afite turaza kwigarukaho ari ikiganiro agikora yari yavuye kwa gafaranga gusura gafaranga hanyuma abajyanama biwe noneho barimo n'abasabe n'abandi. Yego. Niyo bamubwira ati kora ikiganiro gutya na gutya kandi kiriya kiganiro cye ikigaragara cyo nuko kiriya kiganiro cyari kimeze nkaho cyateguwe cyanditswe. Bareditinze pe bareditinze ariko nanone yego kuba umugore n'umugabo bashwana ni ibintu bisanzwe. Yego. Ariko bibera urugero n'abandi bose umugabo ari we wese ukubita umugore nukuri bibe intuza bibe nk'intangarugero. Ntago abagore baremewe gukubitwa, ntago ari ingoma z'abaporoso ku buryo bazajya mukubita uko wiboneye. Gusa nanone gafaranga kubera ko gafaranga yatandukanye n'umugore we wa mbere biragoye kugira ngo twumve ko amakosa Murava ayafite. Uzi ko buri hari abantu bari mu ngo wenda tuvuge nk'umugore ashatse bwa kabiri umugabo akamuhohotera kugira ngo nyine bazajya avuga ati nuramuka usenye bazavuga ngo ni kumeze n'ubwa mbere wararusenye ngo ni wowe mubi. Ugasanga umuntu arahohoterwa muri ubwo buryo akanga kwinyeganyeza. Gafaranga ntibigutangaze ubonye ko na Murava nafitemo uruhare. None se niba iriya nzu ya etage yarubatswe na gafaranga ahenshi niho byaturutse kutumvikana ku mitungo. Yego. Ashatse kugurisha inzu ngo yishyure amadeni amafaranga asigaye ayaguremo inzu iciriritse Murava arabyanga. Kandi inzu Murava ntayo yubatse ari gafaranga ko n'ubundi inzu yari yubatswe na gafaranga. Murava yari ko umugabo agakora nk'ibyo yashaka gukora ubwo bwenge yagize bwo kubaka etage bwari kunanirwa kuba yabona ubundi bwenge bwo kubaka indi nzu. Byari kuba bigoranye birashize byari kuba bigoranye. Urumva rero Murava kuba yarakoze kiriya kiganiro kwari ukujijisha abantu nyine n'uburyarya bwinshi ariko bari babyumvikanyeho na gafaranga kugira ngo bakomeze bavuge batwike gafaranga azasohoke ataribagirana. Abantu bati uyu mugore ni indyarya bati niba utaramufungishije uje kuri kamera cyangwa se uje kubivugaho ariko nyine n'abandi bagenda bamutera imijugujugu bati ni kuki uri kubyihakana kandi hari ibimenyetso bigaragara ko wamufungishije. Yego ibingibi uyu mudamu kuki nanone ndongera nibaze yakoze iki kiganiro ndetse na mbere ko akora ikiganiro umugabo we akimara gukatirwa ubwo gihe bamukatiraga iminsi 30 y'agateganyo umugore yaje akazakora ibiganiro bitandukanye kuri YouTube akora yabanje nako akazapostinga amafoto atandukanye kuri Instagram abanza posting ifoto ya mbere ati umutako mwiza w'Imana ubwo ni ifoto yo kumwe na Bishop Gafaranga hashize iminsi ya postinga ari wenyine
n'indi bari kumwe ari wenyine Gafaranga ati God is in this story niyo caption yakize ati Imana iri muri iyi nkuru yacu. Nyuma y'iminsi arongera posting indi foto bari kumwe ati umutima wanjye amasengesho yanjye ndetse n'ibitekerezo byanjye biri kumwe nawe. Uri kumva ibi byose abiposting kuki abipostinze ari uko umugabo we yamaje kumanuka mu minsi 30 y'agateganyo. Nukugira nyine ngo bundi Murava ameze nk'umuntu ufite ubwoba kuri mugabo bashaka kumufungura. Bamufunguye rero ubwo wenda avuga ati nibaramuka batamukatiye bakamurekura wenda azaza nyine abona ko ibintu byabaye nta wundi mutima mubi nyine azasange naramaze kwakira nyine ko mukunda akabona ko nyine nagiye posting aho tuntu twiza ko nababajwe nuko afunzwe n'ubwo wenda ninjye abigizemo uruhare kugira ngo nyine adasenya. Buriya Murava ikigaragara cyo nubwo Gafaranga yamuhohoteraga cyane ariko ntago Murava yarafite gahunda yo gusenya yarashaka kubaka. Rero kuba apostinga biriya ni ukuvuga ngo nugira ngo afite ari gutekereza ibintu akavuga ati uyu mugabo ashobora gufungurwa. Naramuka afunguwe azasage naramuvuze neza kugira ngo atazanyanga. Ariko abantu benshi bagiye bavuga ati rwose Gafaranga numara gufungurwa uzahite waka divorce. Abantu benshi niko babyifuza nako batekereza ariko hari urukundo ibyo ntago byaba ko ikintu nkurikije amakuru yabo cyangwa se nkurikije reaction yuko Murava yitwaye ibigaragara neza ko bakunda ntago bahita batanga divorce. Uretse ndi byari byabaye bisanzwe. Uyu nguyu akiva ubwo nyuma yo gusora ikiganiro yaje kugisiba ariko ku wa gatandatu yagisubizaho ariko umukiye bwaho ngo yari yagiye gusura Gafaranga. Arangije nibwo yahise postinga kuri Instagram ati mvuye kumusura yambwiye ngo abakunzi barabasuhuza. Hey love, you know you are strong and I know it too. God has chosen us together as one. Ati rukundo rwanjye urabizi ko ukomeye nanjye nzi ko ukomeye uri umuntu w'umugabo. So Imana yaduhisemo ko tugomba kuba umwe. Bari kumwe. Ariko hari n'abantu bamuganiwe hari ibintu umuntu areba agasanga harimo n'uburyarya bwinshi. Ubwo ayo magambo basubije inyuma basanga ayo magambo yaramubwiraga mbere yuko Gafaranga afungwa. Ntago yabivugaga. Uriya mugore rero afite depression ikindi afite ubwoba ko Gafaranga ashobora kuza agafungurwa none akanakora divorce kandi urabizi ko gukora divorce mutararangizanya imyaka 5 nta kintu ushobora kumukuraho. Wari uzi ko ubu ngubu gukora divorce kugira ngo mugabane neza bareba ku mpande zose ariko ari igihe batayiba ahubwo iyi myaka 5 nziko bashaka ko batayitanga. Divorce sa nk'ubinsobanura wenda ushobora kubiza ibintu by'ama divorce ngese ko nabyo nzi. Ngeze nabirwa niki. Urabona nyine kuba mwarashakanye umugore n'umugabo umuntu akaba afite imitungo nyine mwarasezeranye ivanga mutungo rusange kandi ryo basezeranye iyo mutaramarana imyaka 5 ntago mushobora kugabana. Iyo mukoze divorce ntago mugabana. Iyo mukiri mu myaka 2-3 ntago mugabana mwemerewe kugabana iyo mumaranye imyaka 5 kuzamura kandi urabizi ko Gafaranga na Murava amaranye imyaka 3. Ubwo rero Murava ari kuvuga ati ibi bintu ntago iri tegeko ntago nari ndizi wenda nashaka divorce ntago yabonetse Imana imfashe iyi myaka 2 isigaye ambabare yumve ko tuyibanemo none irangire tugabane. Niyo mpamvu nanze ko kagurisha. Ariko ako pasi byagushimisha ubonye Gafaranga asohotse kongera kibana na Murava. Jewe se abana batandukana nta kintu bimbwiye kubera ko sinjye nabahuje kandi none ikintu gitangaje burira mugore mukuru n'abana amarira yabo noneho n'agahinda ntago bapfa gukira. Ibintu byose bigira ingaro n'ukuri kandi uriya mugore yari umugore mwiza yari umugore ushaka kubaka. Urebye ubu kugira ngo umugore agukunda ari ukurusha amafaranga yakunze Gafaranga nta mafaranga afite umugore afite imitungo yasigiwe n'iwabo umugore w'imfubyi ariko mbabari umbwiza ukuri Gafaranga amaze kubona amafaranga nyine amaze gusinya amakontra muri Tom Transfer ahita abona umugore ntago bakwiranye ahita hitamo Murava. Urumva? Araza none anabwira umugore ati ngewe rwose singiye kubeshya ngo yarabanje aramubeshya ngo nateye umukobwa inda ngo nateye umwana wo mubakirinda none bigenze ne. Umugore avuga ati rero nta kibazo nzagufasha n'iki. Umugore umva ko ntabwo yazi ko ntuza ari agira avuga ati rero ikintu ugiye gukora ugiye kumpa divorce
Ngomba mbere se bari barasezeranye umugore wa mbere nase bagabanye batarasezeranye bamwe barasezeranye kandi gafaranga basezeranye nyuma bafitanye n'abana babiri uriya ngo bakoranaga akazi ko mu rugo uwo ngo n'undi gafaranga ari gashatse gatatu reka ariko noneho gafaranga ashatse gatatu hari uwo bakoranye akazi ko mu rugo hari n'uriya mukobwa wo mu bakire nyine uriya w'imfubyi ari we basezeranye nyine wabari abana babiri ngira ngo natari batatu bafite agahungu kunda kuza kuri YouTube akana gahungu wa gatatu ni Murava uwo wa kabiri rero ntago ajya avugwa uwo ngo bakundanye bari abakozi kanamba ari systeme Mutesi akuze abakozi b'Imana Faranga na Mutesi ni barahuje neza nuriya ntuza n'ibya Yesu ni ku murongo akaba n'abakozi b'Imana afite ikibazo no kuri kw'Imana urumva uwo mugore mukuru rero yego batandukanye umugore mukuru atabishaka ntago yabishakaga yego gafaranga asaba divorce ku ngufu kandi nanone ari nawe wanatumye banasezerana yarabwiye ati rero tugomba gusezerana nubwo imitungo ari iyawe abana bakagira ijambo iwanyu ati nk'ubu uramutse upfuye abwira uwo mugore kuri imfubyi uramutse upfuye bene wanyu imitungo ntibayitwara ati dusezerana kugira ngo abana bacu bagira aho babarizwa gafaranga amaze arabwira ati tugomba gusezerana basezerana na divorce noneho arabwira tugomba gukora divorce kuri condition humura ntago imitungo ndi buyitware gafaranga ariko hari yabaye umuntu w'umugabo akunda abana be nukuri kumana gafaranga akunda abana be bakoze kuri iyo condition bakoze divorce kuri condition nta kintu kimwe gafaranga yigeze atwara byose yabihariye abana nyine aragenda gutyo uko yagize ko we yishakiraga yari Murava nose nabagabo bangahe se babikora ni baki urumva kuba rero barasezeranye bakongera gakora divorce nta kintu atwaye shano kuri akunda abana gafaranga haraho rwose ni icyo cyo warakimushimiye cyane pe n'umubyeyi yego urabona ejo bundi harabura iminsi mike cyane ntekereza ko ejo sinzi umuntu abonye abapostinze ngo harabura iminsi 5 ngo aburane sinzi nimba gafaranga ntekereza ko ashobora kuba agiye kujya mu bujurire simbizi agiye kujya mu bujurire yego urabona gafaranga najurira ashobora gutsinda cyangwa biza bimeze bite mu mboni zawe gafaranga se gafaranga ashobora gutsinda ku abari kese ya ntuzo ya Murava gusa abari kuri kese ya Murava gusa kubera ko deja Murava ubwe yamaze kumubabarira yego yamaze kumuha imbabazi kandi baranabunze rega hari kujya gufungwa ntago ari ngo bagira ngo abantu babajyane babafunge yego bubwabo hari gihe babwiye ati mwumvikane ntago ari itegeko mwumvikane cyangwa niba mutumvikana ibyo nta kibazo kandi Murava ukuntu yaganira akavuga ati mu gihe gitoya ndabyizeye kubera Imana nzaba nicaranye n'umugabo wanjye hano yego usuri kubyibuka ndabyibuka kuba rero yarabivuze kuriya nuko afite icyizere bitewe nuko bahanye imbabazi bakanabigira ahubwo haramutse hajemo ya kesi ya Tom Transfer sinzi impamvu ya kesi mba numva yabishora kubirimo birabyo bari abantu bagize ibihombo bakamubaza birabya bya Tom ugasanga wenda akaba ari byo yazira cyangwa se ya madeni afitiye abantu bagiye batandukanye baba diaspora ariyo mpamvu yashaka kugurisha iriya etage byo byaba kesi byabibaza ariko ari Murava gusa ari kese ya Murava sha ntago yagira rwose ntago yafungwa so nibyo ngibyo nuko nguko bimeze ubwo urumva reka dukomeze dusengere we bita Bishop Gafaranga ahari ndetse kandi n'abakunzi ba Bishop Gafaranga mukomeze mu supporting umuryango wa Murava